Hosiana, Hosiana, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, ahiruje mu izina ry'Uwiteka, haleluya niwe mwami, azima ingoma ibihe byose. Hosanna, 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 Hosanna. Bene data muri Kristo, bavandimwe muteze amatwi mudukurikiye kuri televiziyo, turabakiriye kuri uyu munsi w'amateraniro mu itorero Anglikani ry'u Rwanda, kuri uyu munsi mukuru, umunsi w'amashami, ariko kandi turimo kuzirikana ibi bihe turimo by'icyorezo cya coronavirus. Turabakiriye rero kugira ngo dufatanye muri aya materaniro, dusenga Imana, twinginga Imana, ariko twumve n'ijwi riduhumuriza muri ibi bihe bikomeye nk'ibi ngibi. Reka dusenga Imana. Nyagasani Imana yacu, tugushimiye cyane kubw'uyu munsi, uyu munsi mwiza uduhaye. Tugushimiye Mwami ko waturinze iminsi yatambutse, ko wabanye natwe nk'Abanyarwanda muri igihugu cyacu. Tugushimiye cyane Mwami ko tugejeje kuri uyu munsi. Nyagasani Imana, twongeye kuza imbere yawe twinginga Mwami kugira ngo ukomeze ubane natwe, ukomeze uturinde. Nyagasani Imana, muri ibi bihe bikomeye twongeye gusengera abayobozi bacu waduhaye, abayobozi batubereye ku isonga kugira ngo dukomeze kurwanya no guhashya iki cyorezo cya coronavirus. Tukweretse Mwami abafite inshingano muri iyi minsi zibegereza hafi y'iki cyorezo, y'umurimo wo kurwanya iki cyorezo. Dusengeye abaganga bacu waduhaye, aba doctors, abaforomo n'abandi bakora kwa muganga bose bahura n'abarwayi cyangwa bajya gupima abafite ibimenyetso. Turabasengeye Mwami kugira ngo ubarindire ubuzima, ubarindire ubugingo, ubakomeze muri uyu murimo barimo, umurimo utoroshye. Dusengeye n'abashinzwe umutekano muri iki gihugu, arabarinze imbibi z'u Rwanda, ahinjira hagasohoka abantu, cyangwa abaturinze muri iyi migi yacu bitandukanye muri iki gihugu, bakomeza kutwibutsa, bakomeza kuduhwitura kugira ngo dukurikize amabwiriza. Turingize Mwami kugira ngo bafashe nabo muri izo nshingano barimo, bazikore neza kandi ubarinde ubuzima. Bari abapolisi, bari abashinzwe umutekano mu midugudu yacu, turabingingiye kugira ngo bafashe inshingano barimo, bayikore kandi barindire ubuzima, ariko bayikore neza. Dusengeye Mwami abarwayi bamaze kwandura iyi virus, turabingingiye kugira ngo bafashe, turabingingiye kugira ngo abaganga babiteho kandi ubakize mu izina rya Yesu. Tuzi yuko uri Imana ikiza, uri Imana ishoboye, uri umuganga. Turabasengeye kandi dusengeye n'imiryango yabo kugira ngo yihumurize iki gihe gikomeye cy'iki cyorezo cya coronavirus. Turingize Mwami kugira ngo ukuboko kwawe gukomeze gukore, dukomeze tubone ibitangaza byawe, hanyuma igihe nikigera tuzagushima, wadukijije, wagihagaritse, dushima izina ryawe. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turaririmbira hamwe indirimbo ya 91, indirimbo igira iti ay'igitare cy'Imana. Reka ngugireho kumbabazi
reka dusenge. Mana ishobora byose idashira, turagushimira yuko urukundo rwinshi ukunda abantu rwakwemeje gutuma umwana wawe umukiza wacu Yesu Kristo kuvukana umubiri nk'iyacu no gupfira ku musaraba, kugira ngo abantu bose bakurikize icyitegererezo cye cyo kwicisha bugufi cyane. None uduhe kubw'imbabazi zawe gukurikiza icyitegererezo cye cyo kwihangana no gufatanya kuzuka kwe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turakurikizaho ibice byo mu isezerano rya kera n'iryo mu isezerano rishya. Cyambere tugiye gusomerwa turagisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 54. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 54, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Ishime wangumbawe itabyara, turagara uririmbe utere hejuru wowe utaramukwa, kuko abana b'igishubaziko baruta ubwinshi abana b'umugeni warongowe. Niko Uwiteka avuga. Agura ikibanza cy'ihema ryawe, rega inyegamo zo mu mazu yawe zigireyo. Ntugarukire hafi, wungure imigozi yawe ibe miremire, ushimangire impambo zawe, kuko uzarambura ujya iburyo n'ibumoso, urubyaro rwawe ruzahindura amahanga, kandi ruzatuza abantu mu midugudu yabaye amatongo. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe, n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi. Kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, Uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Igice cya kabiri turagisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 duhereye ku murongo wa 4. Igice cya kabiri turagisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 duhereye ku murongo wa 4. Nuko abatatanye bashya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samariya ababwiriza ibya Kristo. Abaho benshi baraterana, bumva ibyo Filipo avuga n'umutima uhuye bamwitayeho, bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga. Kuko benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo basakuza cyane, n'abari baremaye n'abacumbagira benshi barakizwa. Haba umunezero mwinshi muri uwo mudugudu. Hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni wabaga muri uwo mudugudu, agatangaza ubwoko bw'Abasamariya akiyita ukomeye. Baramwumvaga bamwitayeho bose, abakomeye n'aboroheje, batuye umuntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Icyatumaga bamwitaho ni uko uhereye kera yajyaga abatangarisha iby'ubukonikoni bwe. Ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza, Filipo ababwira iby'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo, barabatizwa abagabo n'abagore. Na Simoni ubwe aremera, kandi amaze kubatizwa agumya kubana na Filipo. Abonye uburyo akora ibimenyetso n'imirimo ikomeye arumirwa. Nuko intumwa zari i Yerusalemu zumvise yuko Abasamariya bemeye ijambo ry'Imana, zibatumaho Petero na Yohana, nabo basohoyeyo barabasabira ngo bahabwe umwuka wera, kuko hari hataragira n'umwe wo muri bo umanukirwa, ahubwo bari barabatijwe gusa mu izina ry'Umwami Yesu. Nuko
babarambikaho ibiganza bahabwa umwuka wera. Ariko Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera, azizanira ifeza arazibwira ati nanjye nimumpe ubwo bubasha ngo uwo nzarambikaho ibiganza ahabwe umwuka wera. Petero aramubwira ati pfana ifeza yawe, kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza, nta mugabane haba n'urutabe ufite muri byo, kuko umutima wawe udatunganiye Imana. Nuko wihane ubwo bubi bwawe, usaba umwami kugira ngo ahari niba bishoboka ibyo wibwira mu mutima wawe ubibabarirwe. Ndakureba uri mu birura no mu ngoyi zo gukiranirwa. Simoni aramusubiza ati munsabire umwami kugira ngo hatagira ikintu kimbaho mu byo muvuze. Nabo bamaze guhamya no kubwira abantu ijambo ry'umwami, basubira i Yerusalemu babwiriza ubutumwa bwiza mu birorero byinshi by'Abasamariya. Igice cya 2 dusomewe naho kigarukiye. Turashima rero yuko Imana yaduhaye uburyo bwo kubonanira kuri tekinoloji. Ni ikintu cyiza cyo gushimira Imana. Ndongera kandi gushimira Imana ku bwa Bishop wa Diocese ya Kigali n'abapastori bafatanije, Pastori Mutabazi na Pastori Annette badufashije muri iyi service. Nshimira kandi Pastor Celestine ndetse nshimira na Sabudini wa Cathedral Holy Trinity wafatanije natwe. Bantu b'Imana, abakristo bavandimwe, nagira ngo twibukiranye, cyane cyane twibukiranye igihe turimo, tugitekerezeho maze dukurikize amabwirizwa tubwirwa, duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima, duhabwa n'abacunze umutekano, amabwirizwa agamije kwirinda no kurinda igihugu cyacu, amabwirizwa agamije kudushishikariza gukaraba intoke rwose, tukagira isuku ihamye kandi igaragara aho tugenda hose, naho dukorera n'iwacu mu ngo n'abinjira, tukabaha amazi n'isabune bagakaraba, tukagira isuku, tukirinda kwikorakora, cyane cyane kwikora ku maso, kwikora ku zuru, kwikora ku munwa, kugira ngo nanone ubwacu hatagira ikintu tuba twakoze noneho bikatuviramo kuba kwiyanduza mikrobi iyo ari yo yose. Ariko noneho no kugira ngo twirinde ntiduterane. Bantu b'Imana, bashishikarize ejo bundi abantu ntibagire utuntu two kwihisha no kugira gute ngo bagiye mu byumba by'amasengesho. Oya, ibyo ntabwo birimo. Reka twirinde, turinde igihugu. Nongere bashishikarize kandi ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, tutajegajega. Hari amagambo meza, ayo magambo aboneka mu Baheburayo, ariko kandi nongereho n'iri jambo tubona mu Baheburayo, ni ijambo nanone mu gice cya 10:24 ndabyizera, avuga ngo tuzirikanane twebwe ubwacu. Muri uko kuzirikanana ndabashishikariza bakristo, bantu b'Imana, banyarwanda, kugira ngo rwose twitananeho, tuzirikanane. Uko kuzirikanana kube kwerekana ibikorwa by'urukundo, kuba gufashanya hagati yacu, kube nta muntu nta mwana waturarana ubusa, kube abafite uburyo bashobora gushishikarira gufasha abandi, dufashanye. Iki ni igihe cyo gufashanya, iki ni igihe cyo kwitanaho, iki ni igihe cyo gusangira ibyo dufite, iki ni igihe cyo kwigomwa. Ndashishikariza abakristo ngo mwigomwe kugira ngo mube umunyu, mube n'umucyo w'isi. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana iduhane ibihe byiza kuri iki cyumweru cy'amashami. Bene data bakristo, bangirikani bose aho muri, banyarwanda, bantu b'Imana, nejejwe uyu munsi w'amashami no kubagezaho ubutumwa bw'abepiskopi banyu, abasenyeri banyu, basenyeri b'abangirikani bose babageneye ubutumwa kuri uyu munsi, intashyo n'indamutso n'amagambo meza yo kubakomeza, ari bukurikirwe n'ubutumwa tuza kubwirwa na Musenyeri wa Diocese ya Kigali,
Bishop Amoti. Ariko nongere mbashishikarize kugira ngo bantu b'Imana aho turi, naganiriye n'abepiskopi banyu umwe kuri umwe, nsanga ko hari byinshi muri ho mukora hariya hasi byo gufashanya no gufatanya mubicishije muri bwa buryo n'ubundi dukorana mu matorero shingiro. Nagira ngo mbone akanya ko kubashimira, nshimira n'abepiskopi banyu, mbasaba kugira ngo mwumve ubutumwa babageneye kuri uyu munsi. Imana ibagirire neza. Muri ibi bihe rwana n'icyorezo cya coronavirus, nagira ngo mbabwire yuko Diyoseze ya Cyangugu twifatanyije n'abanyarwanda bose, cyane cyane abarimo kurwana n'ingaruka zacyo muri iki gihe. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 62 riratubwira ngo mwa bantu mwe mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo, Imana niyo buhungiro bwacu. Nanone Zaburi ya 91 iravuga iti kuko atatezutse kunkunda nzamukiza ayo makuba, nzamurinda kuko yamenye uwo ndiwe, nantabaza nzamutabara, nagira amakuba sinzamuterera, nzamukiza akaga muhe icyubahiro. Dushyire umwete mu gukunda Imana yacu no kuyiringira. Ikiruta byose mu bihe nk'ibi tuzirikane bagenzi bacu bari mu bibazo byo kubona ibibatunga. Murabizi yuko mu bihe nk'ibi hari abantu babona ibibatunga ari uko basohotse. Tugire umutima w'urukundo wo gusangira nabo ku by'Imana yaduhaye. Imana yumve gusenga kwacu, idukiriza igihugu. Imana ibane namwe. Yesu ashimwe. Mashami ni icyumweru twibuka cyiza, mu cyumweru cya nyuma Yesu yamaze ku isi yitegura kujya kuducungura ku musaraba, nk'uko byari byarahanuwe muri Zakariya igice cya 9 murongo wa 9. Turongera twabibona muri Mariko igice cya 11 murongo wa 1 kugeza ku wa 11. Amagambo agaragara cyane no kwicisha bugufi ni no kumvira Imana. Yesu yumviye Imana, Yesu yicishije bugufi, yumvira ubushake bw'Imana. Nta gihe gikomeye nk'iki natwe dusabwa kumva Imana, turasabwa kuyumvira, turasaba kwicisha bugufi, turasaba kuza imbere yayo, kuko niyo yonyine ikiza indwara, niyitabara abayihamagaye. Kandi ikindi, abantu bashashe imyenda yabo bahimbaza Yesu bavuga ngo Hozana. Hozana ni ijambo rivuga ngo dukize mwami. Nta rindi jambo ryiza mu gihe nk'iki riruta kuvuga ngo dukize mwami, dukize iki cyorezo, kuko isi yose ihiratakamba Hozana, Hozana, tugiye gutabarwa. Mashami ni umunsi w'ibyishimo ku isi yose, kuko abantu babizihiza intsinzi ya Yesu waje agira ngo akize abantu, agiye Yerusalemu kugira ngo agende abatsindire byari bibagoye, cyane cyane abatsindira urupfu. Abantu babonye Yesu ari ku cyana cy'indogobe, kuko byari byarahanuwe kera n'umuhanuzi Zakariya bavuga ngo Hoziyana. Bose bashima Imana bavuga ngo Hoziyana, Hoziyana, kuko Hoziyana bivuga ngo ngwino udukize kandi ukize none ahangaha. Muri uru Rwanda rero natwe dukwiye kuvuga Hoziyana. Abantu bose bati Hoziyana kuko dufite ibitugoye, Mana ngwino udukize none ahangaha, udukize iki cyorezo cya coronavirus, kuko ni icyorezo gikomeye kiruhije abanyarwanda. Mana Hoziyana ngwino udukize. Mbifurije mwese umunsi mukuru w'amashami, amahoro ya Yesu. Mu gihe nk'iki bavandimwe, inshuti z'u Rwanda, banyarwandakazi bwoko bw'Imana mutwumvirije kandi mudukurikiye, reka mbabwire yuko hagati muri uru rugamba mu mwijima w'icuraburindi, muri iki gikombe cya coronavirus ihangayitse benshi, ibujije benshi amahoro, n'abakomeye n'aboroheje, n'abasiyansi bakwiye kuba bafite ibisubizo batabifite, n'abakire n'abakene bose isa naho yabahurije hamwe. Reka mbabwire yuko umwami Yesu nubwo yicishije bugufi
mu bugingo bwacu mu gihugu cyacu mu isi yose, ariko niwe soko y'ibisubizo by'ibi bibazo turimo. Uyu munsi rero nkaba nongera kubakangurira kugira ngo tumenye yuko Yesu ari we tangiriro n'iherezo, ari we gisubizo kuri buri kibazo, ari we Alufa na Omega kuri twese bavandimwe banyarwanda batwumvirize kandi badukurikiye. Dukomere, tureme mu mitima, dukomezanye, dukomeze kwizera Imana kuko nizatubeshaho kandi ikatunyuza muri iyi ntambara kugeza ku iherezo ryayo, mu izina ry'Imana Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Uyu ni umunsi twizihiza kuza kwa Kristo aza i Yerusalemu gukora umurimo ukomeye wo kuducungura. Bibiliya iratubwira ngo ubwo yamanukaga i Yerusalemu abantu barabibonye banezezwa no kuza kwe, basasa imyenda yabo mu nzira ye, basasa amashami y'imikindo mu nzira ye, maze bahimbaza Imana Data wa twese ko bari bazi igikorwa kigiye gukorerwa i Yerusalemu. Imana yabahishuriraga yuko gucungurwa kwageze, kandi koko Yesu Kristo ageze i Yerusalemu. Bibiliya iratubwira ngo ari mu rusengero abamusangagamo bose bakiraga indwara zitandukanye. Kuri twe by'umwihariko iki ni igihe dukeneye ko Kristo aba muri twe, indwara turwaye zigakira, by'umwihariko iyi ndwara ya coronavirusi n'izindi ndwara zugarije ubwoko bw'Imana zigakira. Ariko ikiruta ibyo byose no gukira ku bugingo, ko Kristo yaje i Yerusalemu, arapfa, arahambwa, arazuka, kandi kuzuka kwe n'intsinzi kuba mwizera bose. Ndabifuriza icyumweru cyiza cy'amashami kuri twese. Imana ibamugisha. Abakristo bavandimwe ndabaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbifuriza gukomera no kugira ubutwari muri ibi bihe bitoroheye u Rwanda n'isi yose, kandi tuzirikana cyane ko ubutwari ari cyo kintu kigaragaza umukristo nyawe. Mutagatifu Agustin yaravuze ngo Nyagasani natagusanga mu batsinze urugamba, nibura azagusanga ugifite intwaro urimo kurwana. Pawulo nawe yandikira abo mu Efeso arababwira ngo mugire intwaro zose z'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ndifuriza abakristo n'abanyarwanda guhagarara mu butwari, mu kwizera, mu rukundo, twubahiriza amabwiriza ya leta, twubahiriza amabwiriza n'amategeko y'Imana, kandi tubigaragaza mu rukundo dufitiye bagenzi bacu, dufitiye n'igihugu cyacu, natwe ubwacu twifitiye, twe tuzavemo dufite intsinzi nk'Umwami wacu Kristo yatuzaniye muri ibi bihe twibuka kuza kwe, aje kunesha urugamba, aje gusoza imirimo ye, kandi aje kwisoresha kwitanga kwe abambwa ku musaraba. None natwe mureke tugendane na Kristo, twizerane na Kristo, tuzatsinda urwo rugamba mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Imana ibahe. Amen. Kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru cyera, umunsi w'amashami, umunsi twibuka ubwo Umwami wacu Yesu Kristo yinjiraga muri Yerusalemu ahetswe n'indogobe, yinjiye ari umwami w'amahoro, kuko atinjiye ahetswe n'ifarashi nk'umwami w'intambara, ahubwo yaje ari umwami w'amahoro, aje gutangaza amahoro mu bantu. Ariko mu buryo butagaragara, mu buryo bw'umwuka, aje kugaba urugamba, aje kugaba igitero mu bwami bwa Satani. Iki cyumweru cyera dutangiye, tugitangirane kuzirikana ukwitanga Umwami Yesu yitanze n'ikiguzi yemeye gutanga kugira ngo ducungure. Natwe twicishe bugufi kandi twihana ibyaha, twiyeze, tugandukire Imana ngo ihimbazwe. Kristo bene data, urukundo, ubucuti, ubuvandimwe muri twe, urukundo, ubucuti, ubuvandimwe muri twe. Amina. Nishimiye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, no kubifuriza icyumweru cyiza cy'amashami, aho twibuka ukuntu umwami wacu Yesu Kristo yinjiye i Yerusalemu nk'umwami utsinze.
muri iyi minsi igihugu cyacu ndetse n'isi yose muri rusange bakomeje guhangana n'iki cyorezo cya coronavirusi, ndakomeza kubasaba gukomeza kumvira amabwiriza yose ubuyobozi bw'igihugu cyacu bukomeje kutugezaho mu rwego rwo kwirinda kucyandura no kurinda abandi. Iri jambo dusanga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 39, ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Reka tugume mu rugo twizere Imana ko ifite ububasha n'ubushobozi buri hejuru y'iyi virusi. Tugume mu rugo dusome ijambo ry'Imana, tugume mu rugo dusenga Imana, tugume mu rugo, tugume mu masezerano y'Imana. Imana ikomeze kubarinda mwese, irinde n'igihugu cyacu hamwe n'abayobozi b'igihugu cyacu. Amina. Muraho turabasuhuza mu izina rya Yesu. Turashimira Imana iduhaye umugisha wo kugira ngo bamwe tugere mu ngo zanyu, tubasange aho muri. Buri kintu cyose bigaragara yuko kigira ibindi kizana. Twari tumaze iminsi tumenyereye ku munsi nk'uyu nguyu, uyu ni umunsi w'amashami, ni umunsi w'icyubahiro mu nsengero zacu, ubwo duhura tukazana imikindo tukaza turirimba, ariko kandi iki cyumweru cyo kije gitandukanye n'ibindi byumweru twari tumenyereye. Ibi ngibi bikaba biterwa na bino bihe bibi turimo bya virusi ya coronavirus, yatumye amateraniro yacu ahinduka, se n'amateraniro gusa ahubwo ngira ngo n'imibereho yacu ubwayo yahindutse. Abari bafite uko bakora, uko babyukaga, bafite rutini yo kujya mu kazi saa zingahe, ntabwo barimo kujyayo nk'uko byari bimeze. Abapasitori ntabwo turimo gusengesha nk'uko twari dusanzwe dusengesha. Ariko ku rundi ruhande njye mbona ibi ngibi bizarangira bitugiriye neza, mbona bigiye kuvamo akandi kantu keza, kuko twari twaragiye tuvuga ngo tubashe kureba ukuntu twazamura ikoranabuhanga mu nsengero zacu, ukuntu twazamura ikoranabuhanga mu madiyoseze yacu, kugira ngo koko dushobore kurikoresha, kuko mbona iri koranabuhanga rifite akamaro. None byikoze kuko ikoranabuhanga ubu ngubu nibwo buryo dushobora guhura, nibwo buryo dushobora kuganira, kubera yuko kontakite y'umuntu na mugenzi we ntabwo ari ibintu byoroshye. Nk'uko navugaga rero, kuko uyu munsi ari umunsi w'amashami, fagiti nkaba mfatiraho n'umugisha wo kugira ngo nshimire diyoseze ya Gasabo, Archbishop n'abapasitore ba Holy Trinity, ishimire na Cathedrale Saint Etienne. Twese twafatanyije kugira ngo tugire service hamwe uyu munsi, twicare tubasange mu ngo zanyu, mu miryango yanyu, dusengane. Hari n'abandi rwose ikoranabuhanga riha umugisha kuko basanzwe batajya mu nsengero, bikaduha chance zo kugira ngo namwe tubagereho, duhure namwe tuganire. Nkaba nendaga kugira ngo mbasubize kuri ano magambo y'uyu munsi, tuganire rwose turebe ukuntu twabigenza kuri uyu munsi w'amashami aho tudahurira mu nsengero. Reka mbanze mbabwire amagambo make. Abantu benshi ntago bamenyereye umunsi w'amashami ni munsi ki, umunsi w'amashami mbese abatwumva umunsi w'amashami ni iki, abantu bakora iki. Hari umunsi benshi mujya mutubona rimwe mu mwaka, ni icyumweru mbere yuko dutangira kwinjira mu minsi ya Pasika. Ni icyumweru cyangwa se ni umunsi umwe hagati mu cyumweru ubwo Yesu yagendaga akinjira mu mujyi wa Yerusalemu ari kumwe n'intumwa ze, ndetse akahahurira n'izindi ntumwa. Wari umunsi w'igitangaza cyane. Byatangiye bityo. Abakunda gusoma Bibiliya, nakoresha ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 19 tugahera ku murongo wa 29. Ngo bagebuze bugufi bw'i Betifagi n'i Betaniya ku musozi witwa Elayon, atuma abigishwa babiri bo mu bigishwa be ati,
mujye mu itorero, mujye mu kirorero kiri imbere yanyu. Nimwinjiramo murabona icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze giheka umuntu, nuko mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu ubabaza ati murakiziturira iki, mumubwire muti databuja niwe ugishaka. Murongo wa 32. Izo ntumwa ziragenda zibisanga nk'uko yabibabwiye, bazitura icyana cy'indogobe, na ba nyiracyo barababaza bati murakiziturira iki. Wa 34. Barabasubiza bati databuja niwe ugishaka. 35. Bakizanira Yesu, bagiteguraho imyenda yabo, bayicazaho Yesu. 36. Akigenda basasa imyenda yabo mu nzira. Yenda kugera mu ibanga ry'umusozi wa Elayono, iteraniro rinini ry'abigishwa be bose batangira kunezerwa no guhimbarisha Imana ijwi rirenga kubw'ibitangaza babonye byose bati hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka, amahoro abe mu ijuru, icyubahiro kibe ahisumba byose. Abafarisayo bari muri iryo teraniro barababwira bati mwigisha, cyaha abigishwa bawe. Arabasubiza ati ndababwira ko aba bahoze amabuye yarangurura. Imana ishimwe. Ahangaha nabasomeraga kugira ngo mbibutse uyu munsi niwo munsi twita umunsi wa mashami, kubera yuko twatewe na buno burwayi bwa coronavirus. Nta bantu benshi mwabonye bagenda mu mihanda bafite amashami nk'uko byajyaga bigenda, ariko ibyo ngibyo byo kuba twatewe n'uburwayi, kuba hari ikibazo, ntabwo bihindura ko uyu munsi ari umunsi wa mashami. Kandi iki kibazo ntabwo ari ikibazo kiri mu Rwanda honyine, ndetse ngira ngo abakurikira televiziyo mwabonye ko mu Butaliyani rwose ho bimeze nabi cyane kurusha mu Rwanda, kubera yuko leta yacu hano mu Rwanda yafashe ingamba zikomera byatumye tutamera nk'uko ubu ngubu bamaze mu Butaliyani. Kandi mu Butaliyani bajyaga bizihiza uyu munsi mu buryo budasanzwe. Ariko rero nubwo bimeze gutyo, reka mbasubize inyuma gatoya, mbaganirize, mbakumbuze, mbibutse uyu munsi wa mashami. Uyu munsi wa mashami mu by'ukuri ntabwo bazanye imikindo gusa. Intumwa za Yesu ngo yaraje arimo kwegera i Yerusalemu, atangiye kuhegera. Ariko mbere yaho yabanje kubwira intumwa ze atari ko murabizi, nimugende muraza gusanga ahantu h'icyana cy'indogobe kiziritse. Nimuhagera mubwire ba nyiracyo nako mukiziture, nimuhagera mukiziture. Ndatekereza ari nkanjye ubu ngubu umuntu akohereza abantu ati genda ujye kwa Musenyera Moti, urasanga imodoka ushyiremo igifunguzo usohoke ugende. Sinzi ukuntu byamugendekera, ariko Yesu yatumye intumwa ze ngo ebyiri ati nimugende murasanga aho icyana cy'indogobe kiziritse, mukiziture mukizane. Nihagira ubabaza atese murakijyana hehe, mumusubize ngo databuja aragikeneye. Ngo baragenda babigenza nk'uko babwiye, barakizitura barakizana. Ngo bakimara kukizitura ba nyiracyo barabaza batari ko muragitwara hehe, bati databuja niwe ugikeneye. Imana ishimwe cyane, databuja niwe ugikeneye. Ngo barangije baragitwara, bagisasaho imyenda yabo, bashyiraho Yesu. Bava muri icyo cyaro cyangwa se muri uwo mudugudu bari barimo, batangira kugenda bagana i Yerusalemu. Ngo bageze mu kibaya cyangwa se mu gikombe cy'umusozi wa Elayono, bagiye kwinjira muri Betelehemu, bambe muri Yerusalemu gutya, ngo n'izindi ntumwa nyinshi zari zihari za Yesu zibategereje, ngo ziza zibasanganira kandi ziza ziririmba indirimbo ngo zishima Imana, bashimira Imana ibitangaza babonye. Nimurebe indirimbo baririmbaga iri kuri murongo wa 38,
ngo iravuga ngo hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka, amahoro abe mu ijuru n'icyubahiro kiba hisumba byose. aya ngaya ni amagambo yajyaga avuga, yari indirimbo yaririmbaga muri Israel icyo gihe. Iyi ndirimbo yatangiye igihe cy'umuhanuzi Zakariya, yari indirimbo rero izwi kandi imenyereye, kuko abantu bari bategereje igihe uyu muhanuzi azaza akinjira muri Yerusalemu, kandi noneho akaza yinjira nk'umwami. Uyu munsi rero mu by'ukuri ni umunsi ukomeye mu mateka ya Bibiliya, ni umunsi ukomeye mu bakirisitu, ni umunsi ukomeye mu bantu bakunda Imana. Nubwo dufite ikibazo cya coronavirus, ariko uyu munsi ni umunsi utwibutsa amateka ahambaye muri Bibiliya, ubwo Yesu yinjiye mu mujyi wa Yerusalemu akinjira nk'umwami bwa mbere. Kandi burya ntabwo Yesu yinjiye nk'umwami ngo abe ari we wihindura umwami, ahubwo abantu bo bari basanzwe bategereje umwami uzaza akaza muri ubu buryo, nibo bari bategereje uyu mwami. Kandi ibi ngibi byari ibintu byahanuwe na Zakariya imyaka myinshi yari yarahise. Noneho ngo aje, abantu bamwe bakoma mu mashyi, abandi barambika imyenda yabo hasi, abandi birukanka mu bishugi byari bihari, baragenda bakata amashami y'imikindo yose yari hari, baza bayishyira munsi aho indogo birimo kunyura imbere y'abavuga bati hozana hozana, amahoro abe mu ijuru n'icyubahiro cyube kwisumba byose. Baza baririmba banezerewe, bamwe bakoma mu mashyi, abandi bavuza induru, ngo byari ibintu byiza cyane. Wari umunsi w'igitangaza. Hari umunyamerika w'umuvugabutumwa witwa Jerry Falwell. Jerry Falwell yaravuze ngo ubuzima bw'umuntu bamwe ibice bitatu gusa. Icya mbere ngo ni umuntu uri mu bibazo, utazi icyo gukora. Mbese nk'ubu nguko turi mu kibazo cya coronavirus, ntabwo tuzi uko kugenda, ntabwo byoroshye kwegerana cyangwa se guhurira hamwe nk'uko twajyaga dukora, ntabwo ariko bimeze. Icyo ngo ni icyiciro kimwe cy'umuntu uri mu bibazo cyangwa se ufite ibibazo. Icya kabiri ngo ni umuntu uvuye mu bibazo ashima Imana. Mu minsi mikeya natwe tuzava muri iki kibazo, tuzatangira gushima Imana, kandi tuzabaho nk'uko twari dusanzwe tubaho, kubera ko abanyarwanda tunyuze muri byinshi. Twanyuze no muri jenoside, na coronavirus tuzayinyuraho. Abandi bamaze ibihe birebire, twanyuze no muri bya bihe by'indwara. Sida imaze gutakaza agaciro. Hambere ahangaha abari bari hafi kuri border z'i Kongo twari dufite ikibazo, kuko twiriwaga dufite ubwoba bwa Ebola. None ubu ngubu Ebola iracecetse. Ngewe ndabona n'ahangaha tuzahanyura, kandi tuzahanyurana ishema ryinshi cyane, kuko leta yacu irimo gukora ibintu byiza. Ikindi cya gatatu Jere yavuze, reka mbibasubiriremo neza. Icya mbere ngo ni umuntu uri mu kibazo, icya kabiri ni umuntu uvuye mu kibazo, icya gatatu ngo umuntu uba uri hafi kwinjira mu kibazo. Ngo ubwo ni ubuzima, ni cycle y'ubuzima bw'umuntu. Ni umuntu uri mu bibazo, ni umuntu uvuye mu bibazo, cyangwa se wenda kugwa mu bindi bibazo. Ubuzima bugaragara ko buhora bumeze gutyo. Nkaba numva rero ku cyumweru nk'iki ngiki, ku munsi nk'uyu nguyu w'amashami, ahubwo twafata akanya ko gusenga, tugafata akanya tukibukiranya, tugafata akanya tukagendana n'abandi bantu b'Imana. Hari isengesho rimwe riri muri Zaburi ya 62, usanga umwanditsi avuga ati ariko Mana, wumva gutaka kwanjye, wumve gusenga kwanjye, wumve amarira yanjye. Nge numva ubu ngubu nk'abanyarwanda n'abaturarwanda, uyu ni umunsi wo dukwiriye kwegera Imana, tukibuka wa munsi w'amateka. Mu Cyongereza tuwita ngo triumphant entry into Jerusalem, umunsi w'igitangaza ubwo Yesu yinjiye muri Yerusalemu akinjira nk'umwami, kandi yari umuturage wa buri gihe. Ariko kugira ngo ibyahanuwe bishobore kugera, ngo yinjiye nk'umwami, abantu bamwakira baririmba indirimbo zihambaye cyane mu munezero w'igitangaza. Ubundi natwe twajyaga uyu munsi ari umunsi twinjira mu nsengero zacu n'amashami turirimba duhimbaza, ariko kubera ko ibintu bitameze nk'uko byari bisanzwe, reka uyu munsi tuwinjiranemo amasengesho, twinjire mu nsengero zacu dusenga, hanyuma twibutse Imana yacu amasezerano yaduhaye. Numvaga nabibutsa amasezerano amwe tugiye dufite
nkabatwara muri zaburi yacu ya 23. Abanyarwanda benshi barayimenyereye, abagiye muri Sunday school barayitwigishije, abamaze iminsi mu nsengero tumaze iminsi tuyigishaho. Zaburi ya 23 ndahera ku murongo wa mbere ngeze ku wa 4. Murongo wa mbere bavuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ikintu gitangaje kuri zaburi yenda mbere yuko nsoma ino mirongo, icya mbere niyo zaburi cyangwa se ni igice kimwe mu byanditswe aho dusanga inyamaswa ari ivuga. Izaburi iratangaje, ntabwo ari umwami uririmba, umwami Dawudi nk'uko tubimenyereye, ariko ahangaha ni intama ubwayo irimo kuvuga. Abanyarwanda rero burya Bibiliya itugirira akamaro kuko ifite byinshi bigenda bisa nk'umuco wacu. Nibuka tukiri abana bajyaga baducira imigani ngo hanyuma impyisi iravuga ngo nimunyongera akagufwa kandi kaguye mu kagege. Kuko mu muco wa Kinyarwanda inyamaswa zaravugaga ngo hanyuma bakame ibigenzi itya, ngo hanyuma ingwe nayo ivuga itya. Ibyo ngibyo ntabwo ari bitangaza mu muco wa Kinyarwanda, ariko mu muco wa Bibiliya ntabwo inyamaswa zikunda kuvuga cyane. Ngira ngo ni nka 2 cyangwa 3 muri Bibiliya yose aho dusanga inyamaswa zivuga. Zaburi ya 23 rero harimo intama. Intama niyo yavugaga, yatangiye iti Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ariko mujye mwibuka neza yuko Bibiliya igereranya intama n'umukirisitu, igereranya intama n'umunyarwanda, igereranya intama n'umuntu ushima kandi uzi umwungeri we. Iyi zaburi ya 23 rero ni intama cyangwa se ni umukirisitu cyangwa se ni umunyarwanda wibuka akamaro Imana imumariye, wibuka iminsi yashize aho Imana imunyujije, ukuntu igendanye nawe. Iyi zaburi ni intama ishima umwungeri wayo, ivuga iti nagize umwungeri w'igitangaza udasanzwe. Nkumva rero twebwe ku munsi nk'uyu w'amashami abanyarwanda twafatanya n'iyi ntama, natwe tukibuka ahantu tugiye tunyura n'umwungeri wacu, ukuntu uyu mwungeri aturagiye, ukuntu uyu mwungeri abanye natwe, ukuntu uyu mwungeri yatunyujije muri 94, ndetse bigatuma nibutsa n'abanyabugesera nko mu 2002 uyu mwungeri yabanyujije muri ya nzara itabaho itari isanzwe, abantu basambura amazu yabo batangira kugurisha amabati yarasakaye amazu yabo. Uyu ni umwungeri w'igitangaza. Hanyuma dufatanye n'ino ntama nayo ngo yarebye inyuma iribuka, irangije ngo iravuga iti Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Banyarwanda, Uwiteka niwe mwungeri wacu, ntabwo tuzakena. Nubwo haba hari buno burwayi bungana gutya, nubwo tutarimo gukora ibirori by'amashami nk'uko twabikoraga, ariko dufite umwungeri w'igitangaza. Imana niwe mwungeri wacu kandi ntituzakena, kubera ko ni umwungeri w'igitangaza. Iyo aragiye ntizizimira, izo ashoye ntizirumanga. Intama igakomeza iti Uwiteka niwe mwungeri wanjye ntabwo nzigera nkena. Impamvu ntazakena nuko azi ibyo nkenera, nuko azi ibyo ngomba, nuko azi ibingombera. Igitondo cy'uyu munsi, ku munsi nk'uyu nguyu w'amashami, ubwo tutagiye mu nsengero zacu nk'uko twajyaga tugenda, ubwo tutateruye imikindo nk'uko twajyaga tuyiterura, tukaririmba hozana nk'uko twajyaga tuyiririmba, ariko ibyo ari byo byose Uwiteka aracyari umwungeri wacu kandi ntabwo tuzigera dukena. Umurongo wa 2 akavuga ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Iyi ntama irimo kuvuga ku mwungeri wayo. Uyu nguyu ni umunyarwanda nawe urimo kuvuga ku Mana ye. Uyu ni umukirisitu nawe urimo kuvuga ku Mana y'igitangaza, izi icyo akunda, izi ukuntu imurinda. Ndetse nkaba ntekereza ko akenshi njye numva ari n'umunyarwanda wavuga kuri leta ye, akavuga ati leta yanjye inyitaho. Nahoze numva hari abandi barakarira leta y'u Rwanda, bakayituka bakandika ibintu bitandukanye kubera yuko leta irimo kugerageza kuturinda. Ariko abakurikirana amateleviziyo n'amaradiyo, murebe uko ibindi bihugu bimeze, aho leta zabo zitabarinze, murebe ukuntu byabagendekeye. Reka tujye ku murongo wa 3. Ngo asubize intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Uwo niwe mwungeri wacu. Iyo twacitse intege adusubizamo intege, iyo tutazi inzira aratuyobora.
umurongo wa 4 ndetse akaba ari wonza no gusorezaho ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Bene data bakundwa, Uwiteka yadusezeranyije ko azabana natwe. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya handitse yuko virusi zitazigera ziza. Nta na hamwe rwose. Nta hantu na hamwe handitse yuko inzara itazigera idutera. Nta na hamwe rwose. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya handitse ko ibyago bitazigera biza. Nta na hamwe. Hari abantu basigaye barateye bakigisha Bibiliya uko bashaka, bakabivuga uko bashaka, bakavuga ngo mbese bakagira ukundi kuntu babigenza, ariko ijambo ry'Imana nta na hamwe rivuga ko ibyago bitazaba mu isi. Kubera ko isi turimo ni isi y'ibyago. Iyo tubatiza abantu turavuga ngo turakubatiza kugira ngo uzagire ubushobozi cyangwa se ushobore kurwana n'isi na Satani. Iyo umuntu wese ari muri iyi si uba uri mu rugamba, uba urwana n'isi. Isi yuzuye virusi nk'izi ngizi tureba. Isi coronavirus yaje ikaza rimwe ikaba yuzuye ahantu hose, igahindura ubuzima bwa buri muntu bose, igahindura ubuzima bw'amareta, igahindura ubuzima bw'ukuntu system y'isi yose yakoraga. Nta hantu na hamwe ho Bibiliya ivuga ko ibintu nk'ibi ngibi bitazaza. Ahubwo icyo Bibiliya dusezeranya ni ikintu kimwe, ngo nubwo ibyo bintu byose bizabaho, ngo Uwiteka azaba ari kumwe natwe. Haleluya! Nta hantu na hamwe ho Bibiliya ivuga ko ibyago, amarira bitazaba ku isi. Ariko Bibiliya idusezeranya ko nubwo bizaba bihari, Imana yacu ngo izaba iri kumwe natwe. Iyo umuntu ari kumwe nawe muba mugendana. Iyo umuntu ari kumwe nawe muba muri iruhande. Iyo ari umuntu ari kumwe nawe muba mwumvikana. Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe n'Abanyarwanda. Imana imaze igihe kandi iri kumwe n'Abanyarwanda. Njyewe ku bwanjye nshima Imana cyane. Iyo nshubije amaso inyuma nkareba ukuntu Imana ibanye nanjye mu buzima bwanjye, nkareba ukuntu Imana ibanye nanjye mu muryango wanjye, nkareba ukuntu Imana ibanye nanjye mu itorero, numva nshima Imana. Kandi iyo nshubije amaso inyuma bimpa imbaraga zo kureba imbere ntatinya, kuko Imana yabanye nanjye muri bya bihe byashize, numva n'ubu ngubu izakomeza kubana nanjye. Bene data rero, bakirisitu bantu b'Imana, turenda kubihanganisha. Nimwihangane rwose, ibi bihe tuzabinyuramo, kubera yuko ibyo tunyuzemo ni byinshi, kandi ibyo tunyuzemo akenshi uzasanga nta mbaraga zacu twakoresheje. Iyo virusi izabona umuti bazayivura, izabona urukingo bazayikingira. Niba sida yaraciye bugufi ikaba isigaye yumvira abaganga bakamenya uko bayivura, niba ubushita, niba uburagaza, niba mburugu, niba ibinyoro ngo ni indwara yigeze kuzanwa mu Rwanda n'abanyoro, ihageze iraza imara abanyoro bari bayizanye ubwabo, baje bayirwaye, irangije ifata n'Abanyarwanda bari babegereye, ngo irabamara barashira. Ariko ubu iyo ntitunakiyimenya. Iyo uvuze ibinyoro abantu ntibamenya niyo ndwara iriyo. Igihe kizagera n'iyo virusi tuzayibagirwa, kubera yuko Imana iri kumwe natwe. Ubwo rero twumvira inama zo batugira, twumvira inama za leta, twumvira inama z'abaganga. Iyi virusi tuzayibagirwa. Reka dusoze dusenga. Turagushima cyane Mwami Imana yacu. Uri Imana igira neza, uri Imana yumva amasengesho. Kuva na kera abantu baba baragusengaga bakakwinginga, baguye mu byago cyangwa se batewe n'ikiza nk'iki ngiki, kandi ukabatabara. Natwe Abanyarwanda tumaze iminsi dutaka tugusengera, kandi tuzi neza tudashidikanya yuko udutabara. Mu by'ukuri waradutabaye kubera ko iyi ndwara iza kutugwaho dufite leta irangara nk'uko ibindi bihugu byagenze. Abanyarwanda twari gushira nk'ubushwiriri, ariko wahaye imbaraga uha ubwenge leta yacu, baduhagararaho, baduha amategeko atuma tubaho, baduha amategeko aturinda gupfa. Uri Imana igira neza. Iki gitondo kuri uyu munsi w'amashami turagushima. Kuri uyu munsi w'amashami ntabwo twuzuye agahinda, ahubwo twuzuye ishimwe. Turagushima kuko uri Imana igira neza. Umuco wawe ni ukugira ibambe. Turibuka bagenzi bacu bari mu miryango bashonje, badashobora kubaho nk'uko bajyaga babaho, kubera ko babonaga ifunguro ntabwo ariko barimo kuribona. Turabasengeye Nyagasani ubibuke mu izina rya Yesu. Turibuka abandi bari kwa muganga barwaye nk'ubu ngubu, bari mu mavuriro atandukanye. Turibuka nka Mutesi wa Kayumba n'abandi batandukanye. Abo bose Nyagasani ukuboko kwawe kw'imbabazi kubagereho, ubakize. Abarwaye coronavirus n'abarwaye izindi ndwara bose Nyagasani
wumve gusenga kwacu, ubagereho, ubagirire neza, ubakize. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. nemeye Imana Data wa twese ushobora byose. Nemeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nemeye na Yesu Kristo umwana we w'ikinege, umwami wacu, wabyawe n'umwari Mariya, kandi yasamye ari Umwuka wera. Yabaye nk'uko Pilato yamutegetse, abambwa mu musaraba, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu mu bapfuye, azuka ku munsi ugira gatatu, ajya mu ijuru. None ubu yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese byose, niwe azava aje gucira abakiri urubanza. Kandi nemeye Umwuka wera, nemeye ko itorero ryera Gatolika ry'Abakristo bose, n'ubumwe bw'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka k'umubiri, n'ubugingo budashira. Amen. Tugihagaze, reka dukurikizeho umwanya wo guturira Imana ituro dukura ku byo yatugabiye. Turaririmba indirimbo y'145 iravuga iti kugukorera ni byiza. Kugukorera ni byiza Mukiza wanjye, iri turo tuyihawe rikunezeze. aya maturo abagaragu bawe n'abaja bawe batanze bakuye ku byo wabahaye, bakuye ku byo wabikije. Aya maturo yenze umugisha akora umurimo wawe, kandi muri iyi minsi ya none udufashe kugira ngo dukore ku butunzi dufite, kugira ngo dufashe bagenzi bacu, dufashanye kugira ngo ukore umurimo wawe unyuze muri twe, ukore umurimo wawe unyuze mu byo waduhaye, bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dusaba umugisha dushimira Bishop wa Diocese ya Kigali ku butumwa bwiza yatubwiye, kandi twumvise aho turi mu ngo zacu. Dushimira abadufashije muri uyu mwanya wo gusenga. Dusenga Imana. Uri Imana y'urukundo, uri Imana yo kwizerwa, kandi amasezerano yawe n'ay'ukuri. Uri Imana igira neza, kuko warabitweretse aho tuvuye n'aho tugeze turahazi. Ibyo duciyemwo, ibyo waducishijemwo turabizi. Naha tuzanesha, kuko uri Imana igira neza. Uri Imana y'amahoro. Reka amahoro utanga aratuka umuntu wese yakwibwira, akomeze kuturinda, turindira imitima, turindira ubwenge, arinde u Rwanda, arinde abanyarwanda, arinde abarwaye, abakize. Amahoro yawe atube hafi muri byose. Mana, nitwajya dusubiza amaso inyuma, tukareba aho dukuye, tukareba ibyo dukoreye, tukareba ibyiza wadukoreye, tukareba aho twaciye hose, tukaba tugeze aho tugeze uyu munsi. Turushirizeho kugushima no kugukunda no gukunda umwana wa Yesu Kristo umukiza wacu. Kandi umugisha w'Imana ishobora byose, Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka wera, ibane natwe. Uwo mugisha uturindira igihugu cyacu cy'u Rwanda, uwo mugisha uturindira abayobozi, uwo mugisha uturindire imbibe z'u Rwanda, uwo mugisha uturinde icyorezo cya coronavirus, uwo mugisha urinde abarwayi, ukomeza ababo, uwo mugisha udukikize, uduherekeze, ubane natwe mu ngo zacu. Uwo mugisha utwigishe kurushirizaho kukwizera. Tubisabye mu izina rya Data n'iry'Umwana
n'iry'umwuka wera amina. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza, mukunde bagenzi banyu, mwite ku nshuti zanyu n'abaturanyi, mwigomwe, mugire icyo mufashisha abatishoboye, mwerekane urukundo rw'abakristo, mube wa munyu kandi mube wa mucyo. Imana ibagirire neza kandi ibarinde. Seviramo